Imana ishimwe ko umwaka wo kuguruka ugeze ku musozo benshi tugihumeka. Imana ishimwe ko yabanye natwe ikemera ko tugerwaho n'amakuba n'ibyago, ibigeragezo bitandukanye, ariko muri byose ikarinda ubugingo bwacu, ikabwimana kugeza amagingo ye. Uwiteka ahimbazwe. N'umwaka nari narabwiwemo ko Imana itazarinda abana bayo ibigeragezo, ahubwo izabibarindiramo. Ibigeragezo byagombaga guterwa n'abo mu nzu atari abo hanze. Icyo gihe neretswe ko intumwa Pawulo yarenganyijwe n'abatambyi bakuru bo mu Bayuda, bagashaka ko yicwa azira ubutumwa bwiza, ariko kuko batari babifitiye ububasha bakamujyana mu nkiko zitandukanye, ariko ntabonekweho n'icyaha. Nuko Imana yamurindiye mu nkuge n'abo bari kumwe, nuko inzoka y'inshira yarumye Pawulo ariko ntiyapfa. Abana b'Imana ntidufite gutinya uko ibihe byaba biri kose, kuko Imana yacu iturindira mu bigeragezo. Amen. Igihe nk'iki umwaka ushize neretswe mfite urugendo rw'ivugabutumwa ku migabane y'isi itandukanye, nditegura njya gufata indege. Mu nzira nahuye n'umugore uzwi umuvugabutumwa ukomeye, nawe yari afite urugendo. Abakora amakontorore yo mu ndege barebye ibyangombwa byanjye bashaka kundenganya, ariko babura impamvu kuko nta cyaburaga. Imizigo yanjye barayifashe bayishyira ku ruhande, ndetse na bamwe bari mu ndege bagiye bagira ingorane zitandukanye. Ibintu byahindukaga umunota ku wundi, ndetse habaho no gukereza indege. Negereye umwe mu bakozi bo mu ndege ngo mubaze impamvu y'ibyo nahuraga nabyo. Antungira agatoki aho wa mugore yari ari kuvugana n'abakozi bamwe bo mu ndege. Uwo mugore niwe warateje iyo mihindagurikire yose, ariko akitwara nk'aho nawe ari kubihomberamo cyane kuko n'imigambi itagezweho. Bitinze cyane indege yaje guhaguruka, ariko tugeze aho guhindurira tugafata indi, uwo mugore yari yize ubundi bwenge. Imizigo yanjye yari ifunze mu ishashi nini y'umukara, zimwe benshi cyangwa bamwe na bamwe bitewe n'aho umuntu ari bajugunyamo imyanda, kandi barayihisha, ariko ku musozo w'urugendo naje kubibona. Ibyo byasobanuraga kugerageza gukoma mu nkokora umurimo w'Imana no kurwanya abagaragu bayo ngo batamamaza cyangwa se batazamamaza ubutumwa bwiza mu birere byose by'isi. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 11 havuga iby'abahamya babiri bahanuye bambaye ibigunira. Wibuke ko ibitabo byanjye byari bizingiye mu ishashi batamo imyanda kandi bakabihisha. Abo bahamya babiri bagereranya imigabane ibiri yo muri Bibiliya, Isezerano rya kera ndetse n'irishya. Bibiliya ni irimo ubuhanuzi bw'Imana, ni nayo ihamya Imana. Guhanura bambaye ibigunira ni igihe Bibiliya zaciwe, hasigara iyo ubupapa bwakoreshaga mu gutanga ivanjiri. Iyo niyo Martin Luther yasomaga mbere yo gutangira ubugorozi. Kwambara ibigunira bisobanura kutajya ahagaragara, ahubwo igakorera mu bwihisho. Amateka avuga kandi uko abagaragu b'Imana barenganirijwe ubutumwa bwiza, benshi bashyirwa mu nzu z'imbohe, abandi baricwa, ariko ntibyabuza ubutumwa bwiza kwamamara. N'ubundi nta cyadutse munsi y'ijuru. Ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, n'ibyabayeho bizongera kubaho. Mbere y'uko nanone uyu mwaka ugera ku musozo, nongeye kwerekwa mpura na wa mugore. Ubu bwo noneho yari wenyine, nubwo mbere umubare munini w'abari mu ndege bari bamushagaye kandi bakamwumvira. Yambajije ikibazo kijyanye n'iby'iyobokamana, ariko numva ko ari umutego nteze. Mbanza guceceka. Igihe musubije arambwira ngo nta mwuka afite, n'uwasigaranye uri kugenda umushirana. Mwitegereje nabonye akonje, afite agahinda kenshi mu maso, ahumeka nk'umuntu wenda gupfa. Yari yikoreye inkoko yuzuyeho amafaranga, agenda yerekeye inzira y'icyaro kandi y'umwijima. Inkoko ubusanzwe ikoreshwa mu gihe cy'isarura n'igihe bagiye guhunika. Barobanura imbuto nziza mu mbi ngo babitandukanye bahunike. Nubwo yasaruye amafaranga menshi, ariko nta byishimo yari afite, kandi iherezo rye ryari bugufi. Mu gihe dusoza umwaka, nakunda ko twese twazirikanira isomo riri mu Batesalonike ba mbere igice cya 6 guhera ku murongo 6 kugera kwa 10. Ngo icyakora koko kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo,
kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Nshuti bene data, ndabinginze ngo nk'uko Matayo igice cya 6 umurongo wa 33 batubwira ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose tuzabyongererwa. Ndabinginze ngo dushaka ubwami bw'ijuru no gukiranuka, kuko ibindi byose ni inyongera. Nabonye benshi mu bavuga ko ari abakristo turi kwirengagiza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, maze tukamaranira gushaka ubutunzi bw'isi n'icyubahiro by'igihe gito kandi ntibitanga umunezero. Mbona kandi ko kubw'ibyo icyubahiro n'ubutunzi benshi barenganywa n'abo basengana n'abo bavukana n'abakabarengeye, nyamara ibyo baharaniye ku iherezo bikaba ugushavura ntibigire icyo bimumarira. Uwiteka utwigishe guhitamo neza, utwigishe kunyurwa n'imigisha waduhaye, kandi utubashishe kwita ku iherezo ryacu.